kanze nshake video arimo adusabira monetize hano mu Rwanda, ubundi nyibagezeho nzamure volume, ubundi nyibereke nze nyisipininga kuri screen. Iyi niyo video rero Munyakazi yadusabiyemo monetize hano mu Rwanda, iyumvire nawe. Yego, turasaba ko leta yadufasha ikamonetiza izi mbuga nkoranyambaga kumonetiza n'uburyo bwo gukorera amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga ku bantu babikora neza, kuko ababikora nabi n'ab'inzego zirabareba. Bose ntabwo ndi bubatindeho, kuko imirimo yose ikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ni imirimo. Buriya ari amavideo yose abantu bafata, bira byose abantu bakora content zingana n'amafaranga, nibyo mwavugaga bya views. Ku rubuga rwa TikTok abantu bakorera amafaranga menshi ku bindi bihugu, ariko ku Banyarwanda ugasanga benshi bibasaba inzira ndende cyane. Ni ukuvuga ngo dutira ubwenegihugu kugira ngo tube twakora ku mafaranga ari ku mbuga nkoranyambaga. Icyo rero ni ikibazo wenda kinatera ubushomeri, cyangwa ni inzira mbona ngewe twanyuzamo urubyiruko mu gukorera amafaranga. Murakoze. Uko byatangiye. Ladies and gentlemen, no muhungu wa Vicky nkuko musanzwe munzi cyangwa se musanzwe mumbana cyangwa se dusanzwe tubana kuri channel yacu. Nkuko mubizi rero, murabizi ngewe ntabwo njya batenguha. Iyo natabahaye filime kuri channel yacu rwose, channel irimo kugenda itera imbere, ndimo kugenda mbibona mumbwira ati that's my boy Courage one ala amfashe abamere imigisha myinshi cyane. Rero nkuko maje kubabwira, ntabwo njya batenguha, murabizi. Iyo natabahaye filime mbakubitiraho ikiganiro gusa, murabizi channel yacu inyuraho content za filime gusa. Nuko mvuze ati reka nere gupfa ubusa cyangwa se nere gutuma irungu ribica, wenda mbangezeho ukomeze musabwa kumenya ukomeze umunsi n'undi ukurikiyeho. Umunsi tugiye kureba ku bintu nka bine by'ingirakamaro tuje kurebaho. Icyambere turareba, ndaza nje kubabwira iminsi na uploadingiraho kugira ngo muyimenye iminsi n'amasaha. Icya kabiri turaza kugarukaho, turaza kureba ku channel irimo kwinjiza muri no minsi yacu. Icya gatatu turaza kugaruka ku magambo amaze iminsi trending hano ku mbuga nkoranyambaga zacu, ku social media yose, ku bijyanye na monetize yo mu Rwanda. Icya kane turareba ku munsi w'ejo wa Saint Valentin. Ndakeka ni ibyo bintu turaza kugarukaho muri kino kiganiro cyacu dutangiranye uno munsi. Ni ibyo ngibyo turaza kureba mu ngingo z'ingenzi. Rero ni ibyo ngibyo mbashije kuba nabagezaho, turaza kuba tugarukaho. Reka tutari twatangira mbanze menye ngo ese niba buri muntu unkurikiye hano kuri Gahini Comedy, kuri no channel yacu musanzwe mumbona cyangwa se dusanzwe tubanaho, nizere ko buri muntu wese unkurikiye ameze bo. Nimba ameze neza araza kwingira muri comment ambwira ati meze fresh, kandi n'Imana ibimfashamo ko meze fresh. So nanjye ndabizi mu mushaka kumenya uko meze, nanjye meze fresh, nta kintu nashinze Imana. Kugeza ku itariki 13 rwose meze neza cyane, namwe murabibona ko meze fresh, nubwo ibiheri binyishe ariko nta kibazo. Ndashima Imana, ndashima Rurema. Tudatinze rero reka tube twareba. Nibagiwe kugeza na n'ubu rero channel yacu ntabwo imaze igihe kinini ikorerwaho, gusa aho bigeze ubu ngubu reka mbabwire ngo mwakoze cyane, cyangwa se mwarakoze cyane kunshyigikira pe, kumfasha. Ndabibona, ndabizi cyane yuko nshimira n'abantu banera amakomenti. Hari abantu banera comment umva zinkoze ku mutima pe. Umuntu akifata akabona comment akaba arambwira ati gira ibyo uhinduramo, mufite story nziza. Yego mwandika story nziza, gusa ikintu cy'ishusho, ikintu cy'abakinnyi bari smart. Hari inshuti zanjye zimwe na zimwe zigenda zibimbwira, ariko nanjye mbabizi cyane ko mba nabibona
ibyo ngomba gukemuramo, ariko namwe mukamfasha mukanera comment mukambwira ati hindura hano, hari icyo mfite kuba nzi ko ari cyiza gusa mwe mubona ko ari kibi, hari icyo mufite kuba mubona ko ari kibi gusa ngiye mbona ko ari cyiza. Urumva rero mugomba kuba munsapotinga mukambwira ati Vicky muhungu wacu kemura ibi, vugurura ibi ngibi kugira ngo mbimenye, tubane gatanu ku kandi mbimenye fresh. So tudatinze rero, ikindi cya kabiri munyihangane, no munsi mfite amagambo menshi gusa muze kunyihanganira, n'itara ntago rimeze fresh, ntago rimeze neza gusa ariko reka dupfe kubifata uko biri, ariko ndakeka muri kumbana nta kibazo. Maze iminsi nkora amafilime amwe n'amwe, ziriya ntago ari filime zifite episode, ahubwo ziriya filime ni filime bakunda kwita short movie, ni amashort movie filime ukora gusa ifite iherezo rigahita riba n'ako kanya. Ubona ko nk'iyo nyiteguye, nimba se mvuze nk'iriya wenda ngo ubuzima bwo mu cyaro, nimba nyiteguye ndayitegura ukuntu yagize ubuzima bwo mu cyaro akagera ahandi bugahinduka buri munsi, gusa akazagaruka mu cyaro bikarangira ubuzima bwabo buhindutse. Iyo ngiyo irangiye ni short movie. Gusa ngiye kuba filime muri ino minsi, filime nziza ngiye ku bwanyu mbona ari nziza, sinzi nimba namwe muzayikunda, gusa njye mbona ari nziza kandi icyo nakunze namwe ubwo ngubu n'inshuti zanjye cyangwa se abakunzi banjye muba mwagikunze. Rero ubwo iyo filime nzayibatambukiriza kuri ino channel n'ubundi muri iriya minsi, kandi ninyishyiraho muzahita mubibona, ntabwo muzatinda kubibona cyane kuko nzanabibamenyesha. Benshi bafite amastatus yanjye nzagenda bipostinga mbabwira ati movie n'ejo izasohoka, ejo izatambuka ejo. Kuri ziriya zasohotse rero nubwo zidafite views navuga ko arizo nshaka kuzagarukiraho, gusa ubu tuvugana video iri kuri channel ya Gahini Comedy ifite views nyinshi, ifite views 94. Urumva ko izo views ntabwo ari views mbi ukurikije nuko channel imaze ibyumweru 2 ifunguye. Izo ntabwo ari views mbi cyane yuko mbishimira n'Imana, gusa ntabwo nanone ari views nziza navuga yuko umuntu arizo yakwifuza kugumaho, ahubwo nshaka ko umuntu akomeza agakora agatera imbere, views nazo zikaguma zikazamuka cyane, maze tukaguma tugenda dutera imbere. Mana yanjye, baze ko ikiganiro cyacu kimaze kugira 6 n'amasegonda 40, ariko nta ngingo nimwe ndababwira. Iki kiganiro ndashaka ko basi byibura kiba gifite iminota 40. Nta na video ndakora ngifite igira iminota 40 gusa, 30 n'ingahe ndayifite, 33, 27 gutyo. So reka rero turebe ku kintu cya mbere aricyo nababwiye, turaza no kurebaho iminsi nzaya na uploadingaho kuri ino channel yanjye. Hari abantu ibyo bintu nshobora no kuza kubishyira muri description. Hari abantu batazi iminsi umuntu ya uploadingaho, ugasanga nimba ari nka filime nka episode imwe niba nayisohoye, urugero urumva niba nasohoye nka episode ya filime runaka, nkaba nayisohoye nayishyizeho, ugasanga ariko ari kwibaza ati se uyu mujene ko ataploading video katayishyiraho, aho arajya kuri channel. Gusa ibyo ngibyo iyo nabwiye iminsi ndana uploading nka gutya ubizi, nimba na uploadinze kwa kabiri iyo video ya filime, gusa nakubwiye ko iminsi na uploadinga ariko ari buri munsi, ari umunsi umwe hagakurikiraho undi na uploadinga, hagakurikiraho undi na uploading, uhita ubimenya. Ubwo rero ni ukuvuga ngo niyo iyo filime wenda naba nayisohoye, gusa ubizi neza yuko navuze ko na uploadinga buri munsi n'umunsi, uba ubizi ko nimba nashyize filime no munsi, indi episode uzayibona ejo. So rero ntabwo navuga yuko abantu aribo badafite uruhare gushaka kumenya iminsi umuntu azaploadinga, ahubwo natwe ntabyo tuba twababwiye, gusa ngiye nje kubibabwira. Iminsi na uploadingaho na uploadinga 4 mu cyumweru, ndabisubiramo, na uploadinga 4 mu cyumweru.
rero iminsi na uploadingamo mu cyumweru niyo ngiye no kubabwira kugeza ubu ngubu. Muraza kwihangana, ahantu mba ndi haba hari urusaku rwinshi rw'abantu benshi, gusa nizeye ko ibyo ndi kubabwira byo birabageraho kandi bwumvikane gatanu ku kandi. So na uploadinga rero kuwa gatanu rwose mu gitondo saa moya, video ubwo iba igomba kuba iriho yagezeho. Ku cyumweru ubwo tubaje kubona kuwa gatanu no ku cyumweru. Ku cyumweru nabwo na uploadinga mu gitondo nabwo saa moya, video aba ari ihame yuko video rwose iba yagezeho. Twava ku cyumweru tukajya kuwa kabiri nabwo na uploadinga mu gitondo. Ubwo bibaye iminsi 3 mu cyumweru. Iyo tuvuye kuwa kabiri tujya kuwa gatatu nimugoroba. Kuwa kabiri no kuwa gatatu na uploadinga nikurikiranyije, gusa itandukano ririmo kuwa kabiri na uploadinga mu gitondo, kuwa gatatu na uploadinga nimugoroba. Nava kuwa gatatu nkongera ngatangira umunsi wo kuwa gatanu. Iyo naje kuwa uploadinga umunsi wo kuwa gatanu mpita mu cyane indi minsi n'ubundi uko igenda yikurikiranya. Kuwa gatanu ku cyumweru, kuwa kabiri, kuwa gatatu nimugoroba, nkongera ngahera kuwa gatanu. Tubonye iminsi 4 ubwo na uploadingamo mu cyumweru. Ubwo na uploadinga 4 mu cyumweru nibwo na uploadinga. Ku bantu rero babona wenda hariho muri iriya minsi hari igihe ngize kwa uploadinga, ndabyibuka neza yari kuwa kabiri no kuwa gatatu nikurikiranyije muri iriya minsi yashize. Iyo minsi hari habayemo akabazo, nari nashyizeho video ku bantu bakurikirana baba bari live, ku buryo nashyiraho video bagahita bakira notification bagahita babibona, bo barabizi. Na uploadinze ari ku cyumweru nimugoroba, kuko mu gitondo nari nashutiza gutya hari utuntu atari nashyira muri editing, nishyiraho ku cyumweru nimugoroba. Gusa ntibyaba neza yuko iguma, kuko nashyizeho imaraho isaha gusa, mbona muri audio muri background music nakoresheje mbona harimo akabazo, mita video nyisiba kuri YouTube ako kanya. Ubwo video nahise nyikura YouTube, nahise nyisiba, biba ngombwa yuko nza kuya-upload kuko byari bimaze kugera mu masaha ya saa 4, kandi ayo masaha ntabwo ari amasaha meza yo ku-uploadinga. Saa 4 z'ijoro ntabwo ari amasaha meza yo ku-uploadinga. Mpita mfata umwanzuro w'uko video ndayigezaho mu gitondo rero bwakeye video nayishyizeho, nta kibazo cyari gihari rwose. Bwakeye video nayibagejejeho. Ikindi ubwo muri iyo minsi urumva ko habayemo utuntu tw'utubazo, n'imbabazi zanyu rwose ndazisabye, byica amande rimwe. Nimara kuba umuntu ufite family nyinshi, nshaka ko twagera mu basabu bemere kuba umuntu yakora live, tugatangira kujya dukora n'ama live, tugastreaminga live, nkaza nkabaganiriza, mukaza tugatanga idea, tukaganira, bikaba ibintu byiza cyane. Rero ubwo ngubwo ni ukumbabarira kuri icyo kintu cyabayeho muri iyo minsi 2, yari kuwa mbere no kuwa kabiri, ndabyibuka ntabwo nabyibagirwa. Ibintu mba mbikurikiye gatanu ku kandi. Ubwo munaza kumbwira muri comment niba imbabazi zanyu muzimaye cyangwa se niba mumbabariye. Ikindi navuze turaza kurebaho ukuntu video zanjye zirimo kwinjiza muri ino minsi, nabyo ni ibintu turaza kugarukaho cyane. Video ukuntu ziri kwinjiza muri channel iri gutangira, ntabwo ziri kwinjiza nabi pe, kuko nibwo tukiri gutangira channel yacu, nibwo tukiri kwitangira. Ntabwo rero twavuga yuko channel yacu iri kwinjiza nabi, kuko urumva channel iri mu gutangira ikiri mu masabu hasi y'100 no kugira views 50. Ubu ngubu ndakeka video ndi gukora muri ino minsi, nka video imazeho iminsi 2 ifite nka views 50, views 45, views 40. Ntabwo twavuga ko ari umusaruro mwiza, gusa nanone ntabwo twavuga ko ari umusaruro mubi nanone, kuko niba umuntu agikora video kugeza na n'ubu akayibona, umuntu aho ngo yashima Imana, nta kintu yayinenga pe. Ibyo rero
bivuze kubera yuko hari video mfite nazo ziri hejuru muri views 90, muri views 70, 80, na views 70 na 60 zirimo n'ikiganiro nakoze ubwa mbere cyabanjirije iki ngiki kigiye kugira views 70. Iki ngiki rero ntabwo nifuza ko cyagira views 70, ahubwo nifuza ko cyagira nk'ijana kikarenzaho ku zindi, kugira ngo umuntu agende azamuka yicumacuma, kugira ngo tureke ibintu byakomeza kugenda neza. Umusaruro rero w'ibyo ubu ngubu ndi kureba mu minsi ibyumweru bibiri n'iminsi 14, nk'iminsi nka 16 n'irindwi gutyo, ndi kureba muri YouTube studio nkareba maje kugira comment 51. Ubwo ni umusaruro wa channel, maje kugira comment 51, comment 51 muri video nk'icumi ya video nk'icumi. Yego, ubwo rero mfite comment 51. Nayo muri audience mfite audience 280 nibo maje kugira YouTube studio yanjye, maje kugira aba audience aba audience 281 bo maje kujyaho. Urumva ko rero iyo performance atari nziza cyane cyangwa se atari na mbi, ariko ku muntu w'umubigina cyangwa se ugitangira YouTube channel, urumva ko atari resulta mbi cyane, ntabwo ari nziza cyane. Kandi ikintu nsabwa ni ukubaha video nyinshi, namwe mukanireka urwo rukundo rwanyu. Icyo kintu nsabwa gukora, namwe mukamfasha supportinga ibikorwa byanjye, mugasharinga video, mukazigeza henshi zigomba kugera, aho henshi hashoboka, ariko kugira ngo zikomeze trending. Ikindi navuze turaza kugarukaho ni uwo bita Munyakazi rwose, mumumere amashyi, ariko ngo ubigena wese ni perezida wacu, pike hejuru cyane. Mu nama iheruka kubonye mwese mwarabibonye, umuntu udakoresha social media nta muntu utarabibonye, byaratrendinze bishoboka yuko bita Bruce Melody Munyakazi 001 afite amazina menshi nk'ayo ishoboka, yadusabiye monetize mu Rwanda hano kuri social media zacu, yadusabiye monetize rwose hano mu gihugu cyacu, mu gihugu cy'u Rwanda. Kanze nshake video arimo adusabira monetize hano mu Rwanda, ubundi nyibagezeho, nzamure volume, ubundi nyibereke, nze nyisipininga aho kuri screen. Iyi niyo video rero Munyakazi yadusabiyemo monetize hano mu Rwanda, iyumvire nawe. Yego, turasaba ko leta yadufasha ikamonetiza izi mbuga nkoranyambaga, kumonetiza ni uburyo bwo gukorera amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga ku bantu babikora neza, kuko ababikora nabi inzego zirabareba. Bose ntabwo ndi bubatindeho, kuko imirimo yose ikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ni imirimo. Buriya ari amavideo yose abantu bafata, biriya byose abantu bakora content zingana n'amafaranga, nibyo mwavugaga bya views. Ku rubuga rwa TikTok abantu bakorera amafaranga menshi ku bindi bihugu, ariko ku banyarwanda ugasanga benshi bibasaba inzira ndende cyane. Ni ukuvuga ngo dutira ubwenegihugu kugira ngo tube twakora ku mafaranga ari ku mbuga nkoranyambaga. Icyo rero ni ikibazo wenda kinatera ubushomeri, cyangwa ni inzira mbona ngewe twanyuzamo urubyiruko mu gukorera amafaranga. Murakoze. Yes, ngira ngo rero umvishe video bita Munyakazi Bruce Melody 001.
yahaye uwo bita Bruce, yahaye uwo bita PK cyangwa se perezida. Iriya niyo video yamuhaye rwose, ngira ngo mwumvishe video bita Munyakazi cyangwa se 001 yahaye uwo bita PK perezida rwose. Iriya niyo video yabashije kumugezaho akaba anayimuha. Video rero iriya niyo 001 Bruce Melody yahaye uwo bita perezida Paul Kagame wacu dukunda cyane. Kanze mwumvishe niyo uko perezida yamusubije, nawe perezida yamusubije gutya. Ibyo Bruce amaze kuvuga bisaba iki? Ntabwo nabyumvise neza. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Kugira ngo umuntu akorere amafaranga ku mbuga nkoranyambaga hari ads, publicité zinyuraho. Izo publicité nizo dukuramo amafaranga. Ni ukuvuga ngo ibigo bije kwamamaza, nk'urugero nasohoye indirimbo, iyo ndirimbo sinzi niba mujya mubibona iyo mugiye mu bindi bihugu, iyo ugerageje nko kuyikandaho hari akavideo gato gatambuka kamamaza, ukabanza ukakareba, abo bantu baba bishyuye, ayo niyo mafaranga aza akagaruka akagera ku wakoze iyo content. Hano mu Rwanda rero bisa nkaho twese turi premium, bisa nkaho twese twishyuye kujya tureba tutarebye publicity. Izo publicity ntabwo zijya zinyuramo. Muri ubwo buryo rero ntabwo tubasha gukorera amafaranga uko bikwiye. Byakemuka bite? Abashinzwe ya team badusobanurira. Thank you very much, Your Excellency. Nkuko bari babivuze, ibigo nka Meta, YouTube na TikTok byose bishyiraho eligibility requirements bituma ibihugu bishobora kuba byakora platform monetization, aho abafite ibihangano bashobora kubibyaza umusaruro. Bakurikiza ibintu bitatu. Icya mbere ni regulatory compliance, kandi ibyo twarabyujuje, nibyo bareba data protection, intellectual property na taxation, ibyo turabyujuje nk'igihugu. Icya kabiri bareba, nk'uko Bruce Melody yarabivuze, ni volume of advertisements. Ni ukuvuga ngo dufite abantu benshi bashobora kuba bakwadvertisinga kuri izi mbuga nkoranyambaga, bikadufasha bikadufasha kugira ngo uko tuzamura iyo volume ya advertisement, n'aba local content creators bagire percentage bashobora kubonaho, ari naho ngira ngo tukiri hasi kuri izo volumes. Ngira ngo ntanze urugero, biba bisaba nibura hagati ya igice cya miliyoni na miliyoni y'amadolari ku kwezi in terms of volumes of advertisement, kugira ngo igihugu gishobore kuba cyaba eligible. Icya gatatu ni payment infrastructure, ishobora gutuma ya mafaranga babonye bashobora kubona kuri izo mbuga nkoranyambaga ashobora kuba yabageraho, kandi ibyo turabifite. Ari ibyo bigo byose nk'uko nabivuze twavuganye nabyo, ni ukuvuga ngo hariho ibintu bibiri aho batubwira ati turimo turabikora, bagenda banashyiraho ibihugu bitandukanye babyongera mu mubare w'ibihugu biri eligible, ariko bikanasaba ko natwe twashyiramo imbaraga kugira ngo the volumes of advertisement coming from our private sector and companies ishobore kuba yazamuka kugira ngo tube eligible. Twabikora, dukwiye kubikora, reka dukore iyo mobilization. Thank you, sir. Okay. Yes, ngira ngo rero nuko nguko uwo bita PK perezida wacu yasubije uwo bita Munyakazi Bruce Melody, nuko nguko rero yabashije kuba yamusubiza. Tunashimira abo bita Bruce Melody, cyangwa se reka dushimire perezida byimazeyo, tumushimire rwose, mufashe no muri comment tumushimire kuba ayoboye igihugu cyacu neza, akaduha amahoro, akabasha kuba yatuma twese tugira iterambere mu gihugu cyiwe. Ntago aba yifuza ko yabona urubyiruko rwiba, rwangiza ibintu mu itabi no mu biyobyabwenge, aho agashaka ko aba content creator no byimazeho bakora, bagakura amaboko mu mufuka, nimba se akora filime akongera imbaraga muri filime, agakora cyane ashyizeho imbaraga, umwete, kugira ngo agomeze nawe atere imbere. Iryo ni ryo perezida rero aba yifuriza urubyiruko rwe cyane cyane byimazeyo, kugira ngo babe batera imbere bose, ntagire usigara inyuma mu gihugu cyiwe. Yes, ni iby'agaciro rero, no mpamvu ubona content creator bari baranabiretse nabo bagarutse mu kazi, cyangwa se bagarutse mu byabo, bashyize imbaraga muri video, mu content creator bashyizemo imbaraga, basigaye bakora batikoresheje ama TikTok, ama Facebook, abona ko rwose
imbuga zose ziri gukora cyane cyane, zose nta na rumwe ruvuyemo, zose ziri gukora zitikoresheje pe. Ngira ngo nawe urabibona, niba wirirwa kuri YouTube, niba wirirwa kuri Facebook, niba wirirwa kuri TikTok, byose urabibona nta na kimwe rwose kivuyemo, byose ubibona kubona bizi nawe. Indi ngingo rero twavuze turarebaho, gusa ntabwo twagiye gushimira na Bruce Melody watuvugiye, akabasha kuba yatuvugira akavuga ati aba content creator rwose iyo bakoze nta musaruro mwinshi uvamo. Ngira ngo murabizi ko wenda nk'ubu ngubu nk'umuntu wafataga 100,000 kuri YouTube ni urugero, ngira ngo murabizi ko monetize ije mu Rwanda ahita atangira nko kujya afata 900. Ibaza umuntu niba yafataga 100,000 mu Rwanda kuri YouTube, ibaze ko monetize ije none yahita atangira gufata 900 y'amanyarwanda. Urumva ko rero ntago ari ibintu bibi cyane, ntago ari bibi yuko mu Rwanda watangira gufata amafaranga. Urumva ko ari ibintu byiza cyane ko content creator yakora nawe agatera imbere. Indi ngingo twarebaho rero ni ibijyanye umunsi w'ejo bakundana, kabisa umunsi w'ejo abantu bakundana bameze neza, maze mbona banyandikira ejo ku munsi wa Saint Valentin, ndegera umu content creator mba nibereye muri live, muri video, muri shooting, nta mukunzi ngira ku bafana banjye, nawe wumva ko yabuze umukunzi yanyandikira comment akambwira ati Vicky Ogwani waje tukibera abakunzi, nkahita njya kugura nanjye impano ya Saint Valentin. Rero urumva ko umunsi w'ejo cyane n'umuntu wese uzi ko mfite subscribe ye kuri ino channel ufite umukunzi, reka mwifurize umunsi w'ejo uzamubere w'amata n'ubuki rwose, uzamubere umunsi mwiza mu minsi ya 2026 yose, uzamubere ibyishimo we na sheri we, bazawurye bazawishimemo, bazawusangire, bazagire ibyishimo, bazasohoke, bazatembere byinshi cyane. Rero ubwo umunsi w'ejo kuri Saint Valentin, niyo mpamvu ino video nyikoze, ntabwo njya na uploadinga kuwa gatandatu, na uploadinga ndagira ngo iminsi nababwiye na uploadingaho mwayumvishe, usubiye inyuma wayumvishe, ntabwo umunsi wa gatandatu urimo. Rero ubwo ejo nta video muzabona, ahubwo uzakurikira ejo nzaba video, hari igihe izaba ari umunsi wa Saint Valentin ukuntu iba imeze muri filime, muri sinema nyarwanda, cyangwa se akaba ari indi filime bita Ubuzima bwa Ghetto ndi gutegura. Niyo ni filime nziza izabashimisha kandi mbizi ko neza ko muzayishimira. Ikintu musabwa mwebwe ni ukuzaha amasapoti, sapoti yanyu bikenewe, ni ingenzi cyane cyane ko ibintu byanyu biba bingeraho cyane. Iyo unteye komenti umpaye imbaraga zidasanzwe cyane, muranyihanganira, ntabwo meze neza 100% ko ndwaye giripe. Giripe rero mfite muraza kuzihanganira, gusa nta nubwo ari nyinshi cyane. Rero niyo mpamvu uno munsi aribwo kuno kuwa gatanu nafashe umunsi nkavuga ati mba mbaha video kuwa gatanu zikaba zitaratungana neza, reka mfate n'umwanya ndikodinga ikiganiro numve n'ukuri mu bafana banjye. Mbese mumeze mute? Abantu mutanyandikira comment kandi mwarebye video zanjye ngo mumbwire comment, biba bimeze bite? Kuba mutambwira ukuntu video mwazibo, cyangwa se nimba ari mbi nimba ari nziza, nta comment twanga, nta kibazo, yaba mbi yaba nziza, ariko ni comment itugeraho kandi iradufasha cyane. Ni n'ingenzi rero kujya mudutera comment zanyu tukazibona, kugira ngo mujye mugoma mudusapotinge, mudushyigikire, rwose muduflowinge, mudulayikinge, byinshi byiza rwose, turabikunda byanyu kandi aba ari ingirakamaro pe, aba ari ingirakamaro. Iki kiganiro rero niyo mpamvu nakirikodinze uno munsi kugira ngo mbagezeho ibyo ngibyo, mutaza guheranwa n'agahinda cyangwa se mutaza kuvuga ngo nabatengushye. Hoya, ibyo ngibyo ntabwo bijya bimbamo pe. Hari
ngira ngo hari na gahunda natangiye yo kuzajya nkora season, nimba season ifite episode 5 cyangwa se film ifite episode 10, ni ukujya nyikora najya kuri finali undi munsi ukurikiyeho kwa uploadinga, nifate indi video nshyashya, ahubwo nkahita mfata episode ya mbere kugera ku ya 10 kuyo nsoje bita full movie, nkahita nyaploadinga. Nimba ari 10 zaragiye zigira iminota 10 akaba ari episode 10, ubwo nzayambaha filime ifite iminota 100, ubwo ni isaha n'iminota 30. Ubwo nyine nzahita njya mbaha iyo full movie. Ni gutyo tugiye kujya dukora kuri iyi channel yacu kugira ngo turebe ko twatera imbere, icyo bita time watch, amasaha akazamuka yihuta byatari, agatera imbere. Amasaha yo kurya nayo arageze. Abantu rero mwabonye iki kiganiro muri mu ba mbere, muze kumbwira muri comment ati twahageze turi mu ba mbere. Amasaha yo kurya rero ndabona ageze, reka nze ndabasigiraho iki kiganiro, nimba kigiye kuranya leta mbasigiraho video ya Paul Kagame na Bruce Melody, zindi twabonye muri za video. Nimba utanayibonye nawe neza, kugira ngo uze kwisubiramo utirwa usubiza inyuma, leta ni gushyirira inyuma iki kiganiro nacyo nikirangira kugira ngo nawe uze kwibana neza. Reka mbabwire ngo umunsi mwiza, mwakoze kuza tukabana, mwakoze kunsangira ibitekerezo muri comment, ubwo ndaza kubibona nubwo natarabibona. Mwakoze kunkurikira, abantu bose mwakanze subscribe, ni by'agaciro kandi ni na sawa cyane, turanabashima. N'abandi nawe niba ukihagera mushyashya, ndagushishikariza gukanda subscribe. Yes, nibyo kandi ni by'agaciro, ni na sawa cyane. Ndabakunda, ni Vicky wanyu, Vicky mukunda, mukomeze musapotinge kuri channel, musharinge kugira ngo izi video zigere ahantu henshi, n'utabibonye abashe kuyibona. Reka mubwiye ngo ciao, dure muri video zitaha. It's your boy Vicky, bye. Umunsi mwiza, ibihe byiza kandi n'abantu bafite abashiri kuri Saint Valentin, ejo uzababera umunsi w'amata n'ubuki. Bye, ndabakunda. Yego. Turasaba ko leta yadufasha ikamonetiza izi mbuga nkoranyambaga zikatugera kumonetiza ni uburyo bwo gukorera amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga ku bantu babikora neza, kuko ababikora nabi n'ab'inzego zirabareba. Bose ntabwo ndi bubatindeho, kuko imirimo yose ikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ni imirimo. Buriya ari amavideo yose abantu bafata, biriya byose abantu bakora content zingana n'amafaranga, nibyo mwavugaga bya views. Ku rubuga rwa TikTok abantu bakorera amafaranga menshi ku bindi bihugu, ariko ku banyarwanda ugasanga benshi bibasaba inzira ndende cyane. Ni ukuvuga ngo dutira ubwenegihugu kugira ngo tube twakora ku mafaranga ari ku mbuga nkoranyambaga. Icyo rero ni ikibazo wenda kinatera ubushomeri, cyangwa n'inzira mbona ngewe twanyuzamo urubyiruko mu gukorera amafaranga. Murakoze. Ibyo Bruce amaze kuvuga bisaba iki? Ntabwo nabyumvise neza. Murakoze kuba Perezida wa Repubulika. Kugira ngo umuntu akorere amafaranga ku mbuga nkoranyambaga hari ads, publicité zinyuraho. Izo publicité nizo dukuramo amafaranga. Ni ukuvuga ngo ibigo bije kwamamaza, nk'urugero nasohoye indirimbo, iyo ndirimbo sinzi niba mujya mubibona iyo mugiye mu bindi bihugu, iyo ugerageje nko kuyikandaho hari akavideo gato gatambuka kamamaza, ukabanza ukakareba. Abo bantu baba bishyuye, ayo niyo mafaranga aza akagaruka akagera ku wakoze iyo content. Hano mu Rwanda rero bisa nkaho twese turi premium, bisa nkaho twese twishyuye kujya tureba tutarebye publicity. Izo publicity ntabwo zijya zinyuramo. Muri ubwo buryo rero ntabwo tubasha gukorera amafaranga uko bikwiye. Byakemuka bite? Abashinzwe ya team badusobanurira. Thank you very much, Your Excellency. Nkuko bari babivuze, ibigo nka Meta, YouTube na TikTok byose bishyiraho eligibility requirements bituma ibihugu bishobora kuba byakora platform monetization, aho abafite ibihangano bashobora kubibyaza umusaruro. Bakurikiza ibintu bitatu. Icya mbere ni regulatory compliance, kandi ibyo twarabyujuje, nibyo bareba data protection, intellectual property na taxation, ibyo turabyujuje nk'igihugu. Icya kabiri bareba, nk'uko Bruce Melody yarabivuze, ni volume of advertisements. Ni ukuvuga ngo dufite abantu benshi bashobora kuba bakwadvertisinga kuri izi mbuga nkoranyambaga, bikadufasha bikadufasha kugira ngo uko tuzamura iyo volume ya advertisement
n'aba local content creators bagire percentage bashobora kubonaho, ari naho ngira ngo tukiri hasi kuri izo volumes. Ngira ngo ntanze urugero, biba bisaba nibura hagati ya igice cya miliyoni na miliyoni y'amadolari ku kwezi in terms of volumes of advertisement kugira ngo igihugu gishobore kuba cyaba eligible. Icya gatatu ni payment infrastructure ishobora gutuma ya mafaranga babonye bashobora kubona kuri izo mbuga nkoranyambaga ashobora kuba yabageraho, kandi ibyo turabifite. Ari ibyo bigo byose nk'uko nabivuze twavuganye nabyo, ni ukuvuga ngo hariho ibintu bibiri aho batubwira ati turimo turabikora, bagenda banashyiraho ibihugu bitandukanye babyongera mu mubare w'ibihugu biri eligible, ariko bikanasaba ko natwe twashyiramo imbaraga kugira ngo the volumes of advertisement coming from our private sector and companies ishobore kuba yazamuka kugira ngo tube eligible. Twabikora, dukwiye kubikora, Yes, sir. dukora iyo mobilization. Thank you, sir. Okay.